nyuma yaho ntangarije iriya gahunda hashtag ndi umuhutu kandi ndibuka, hari abavandimwe bagiye banyandikira, hari abampamagaye bakambwira bati ese ibi bintu by'amoko barabishakamo iki? Ngira ngo abanzi kuva mu bwana bwanjye kugeza uyu munsi ntabwo banzi mu bintu byo kuvangura amoko, ahubwo banzi mu bintu byo kuvugira abatabasha kwivugira. Ndabyibuka muri 1994 n'inshuro navuga negereye urupfu, nabatemeraga yuko nari umuhutu wuzuye kuko ntabwo bavuga ngo nta muhutu ureshya nkanjye. So ni ukuvuga ngo rero bavandimwe, iyi campaign ya hashtag ndi umuhutu kandi ndibuka ntigamije gutanya amoko, ahubwo igamije kuyahuza. Urebye mu mateka yacu y'u Rwanda usanga abanyepolitiki baragiye bakoresha amoko nk'intwaro yo gutandukanya abanyarwanda kugira ngo babayobore, icyo twita mu cyongereza divide and conquer. Ni ukuvuga ngo rero niba ari intwaro yakoreshejwe, ubundi iyo ushaka gukora urukingo rw'indwara hari igihe ukoresha ibintu bimwe byavuye muri iyo ndwara kugira ngo ubashe gukora urukingo cyangwa ubashe gukora umuti. Ntabwo ndi umuganga ariko numva yuko abakora inkingo ariko babikora. Noneho rero nanjye ntekereza yuko umuti ushobora kuvura abanyarwanda, umuti ushobora kugeza abanyarwanda ku bwiyunge, ni uko twakoresha ayo moko mu buryo bwiza. Ni uko ibyo iwacu bise tabu, ko ntawavuga amoko keretse mu kwezi kwa 4 iyo kwibuka byatangiye, aho usanga yuko ibinyamakuru bikorera leta biba birimo kwamamaza ko abatutsi bose ari abavictime, abahutu bose ari abicanyi. Nibwo usanga mu by'ukuri ibintu by'amoko bikoreshwa. Ariko amoko y'iwacu mu Rwanda, abahutu, abatwa, abatutsi, ni amoko twavutse twisangamo. Ni amoko no mu bindi bihugu duturanye bafite. Ubwo rero abantu bajya kuvuga ngo nta moko ahari mu bindi bihe, kandi mu bihe byo kwibuka iminsi 100 jenoside yakorewe abatutsi ugasanga ibibazo by'amoko byazamuwe cyane, nta kindi bigamije gushyira ipfunwe ku banyarwanda mu bwoko bw'abahutu, bigamije guheza abanyarwanda bamwe mu byiza by'igihugu cyabo. Rero bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ngamije neza, ngamije urukundo, ngamije ubwiyunge mu banyarwanda. Ndabatumiye kuri YouTube channel yanjye Iwacu Heza with Dr. Justice, ni mukore subscription, ni mugire like, niba nibyo navuze mutabikunze mukireho igikumwe cyo hasi, mugire subscribe kugira ngo ibyo nzajya mvuga bijye bihita bibageraho. Ikindi ndabatumira kuri Facebook community natangije, nayo yitwa Iwacu Heza. Igihe twari turimo kwita iriya Facebook community amazina, hari umuntu wambwiye atari ko se buriya ubona ko iwacu ari heza, kuko abenshi tuba mu mahanga. Genda mubwira ariko rero buriya iwacu hazaba heza kubera ibyo tuzakora. Nitwe tuzahagira heza cyangwa tukahagira habi. Ubwo navuga ngo iyi ni intambwe yo gutangira gutekereza iwacu heza. Ibyo tuzabikora twubahana, dukundana, dufatanya, kandi turwanira ko buri munyarwanda wese yagira uburenganzira mu gihugu cye. Murakoze, Imana ibahe umugisha.